Tubifurije ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje kudukurikira mu kiganiro ubuhinzi n'ubworozi. Kuri uyu munsi turarebera hamwe uburyo ikigo Eden Business Center cyabashije guhinga ibimera bitandukanye, yaba ibyo barya nk'imboga, yaba n'ibyo bakuramo amavuta aribwa cyangwa ayisigwa. Bahamya ko ibimera bikwiriye kubungwabungwa ntibikomeze gucika. Ngende Fulgence Hakizwera asobanura ikimera ku kindi. Nizeyimana Moses, umukozi muri iki kigo, aravuga igiti nicyo kivura. Ni ibintu bisa n'ibitangaje kuko ibiti bisanzwe ahamya ko hari indwara bivura abantu benshi batazi. Nk'icyo kimera ubona uriho aho ngaho ni ikimera bita capsine. Iyo capsine abantu benshi usanga mu ngo zabo bayifite nk'ururabyo, ugasanga ari igihe umuntu ashobora kuba afite uburwayi bwavurwa n'iyo capsine, ariko urabona ko twagerageje twebwe kuyishyira muri buno busitani bwacu. Nk'iyo capsine ibasha gufasha cyane nko ku bibazo by'indwara z'abagore, igafasha cyane ku bibazo bijyanye n'ubuhumekero. Hacyagiye ushobora gusanga umuntu afite ibibazo by'amanjine, dufite uburyo tuyiteguramo ukaba wabasha kuyifashisha, ukaba wabasha kuvura umuntu. Ari izo ndabyo, ari ayo mababi, ndetse n'imbere hari n'imbuto wabasha kubonamo, ni ukubona ko cyabashije gushisha kikamera neza, hagati yaba harimo n'izindi mbuto. Ibyo byose tubasha kubikusanya tukabasha kubikoramo umuti. Capsine ivura indwara nyinshi. Niba navuze mu bijyanye n'ubuhumekero, mu buhumekero habonekamo indwara zitandukanye. Nababwiye yuko capsine ibasha gufasha ku ndwara z'abagore. Burya abagore bagira indwara zitandukanye. Nyuma y'ikimera cyitwa capsine kivura indwara zitandukanye zirimo n'iz'abagore, Moses arasobanura n'icyitwa intagarasoryo. Icyo ni igiti tumenyereye mu Kinyarwanda cyitwa intagarasoryo. Abantu benshi barakibona. Namenye ubwenge sanga abantu bakuru bagiteka, ugasanga batetse ibishyimbo, ukabona basoromye izo ntagarasoryo bazishyizemo. Umuntu ukiri umwana yaziryaho kumva zirarura kerwa ibyo ari byo, ariko ndakubwiza ukuri yuko ni kimwe mu giti kibasha gufasha ku bantu bafite ikibazo cya diabete. Icyo nacyo kibonekamo umuti wabasha gufasha. Muri make icyo giti kivura indwara nyinshi, haba no mu bijyanye no mu nda, mu ndwara ziboneka mu nda, nko mu bijyanye n'igogora, nacyo kibonekamo umuti. Moses Nizeyimana arasobanura igiti cyitwa rupiya, indwara kivura n'uburyo kivuramo. Gusa iki giti ngo ntigipfa kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda. Iki giti ni igiti cyiza cyane cyitwa Verveine Blanche cyangwa tukacyita rupiya. Nigeze kubwira ko hari igihe usanga amazina atandukanye y'ibimera biterwa n'akarere, ariko ahantu twabasha gukomora iki giti cyacu cyitwa Verveine Blanche, ahandi uzasanga bacyita rupiya, kikaba igiti cyiza cyane. Iki giti gifasha ku ndwara zitandukanye, nk'uko nagiye mbabwira ko dufite ibiti bivura indwara zinyuranye. Gifasha ku ndwara zo mu mitsi, kigafasha ku bijyanye n'igogora, kigafasha ku bijyanye n'ubuhumekero. Nacyo hari indwara nyinshi zifata ku mubiri w'umuntu kibasha gufata. Dukoresha cyane aya mababi yacyo. Aya mababi ubona niyo dukoresha mu buvuzi bwacu. Mu mashyamba ya hano mu Rwanda ntabwo bikunze kuboneka. Nabwo kugira ngo tugere kuri bino bintu biba byaragiye bisaba imbaraga nyinshi. Hari ibyo twagiye dukora mu bindi bihugu nko mu Buhinde, muri Afurika y'Epfo, muri Amerika, aho tubashije kugera hose mu bushakashatsi tugira. Igiti tubonye ko kigira umumaro, twe turakiyegereza, tukagikora ubushakashatsi, tukareba niba cyagirira umuntu akamaro, noneho tugakomeza natwe tukagihinga, tukagenda twagura umusaruro wacyo. Nyuma ya rupiya ivura indwara nyinshi zirimo n'iz'ubuhumekero, Moses arasobanura n'icyitwa shushine. Iki ngo nacyo ni igiti gitangaje kivura kandi kikanaribwa nk'imboga. Gusa nacyo ngo ntigipfa kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda. Icyo kimera urimo kubona aho ngaho cyitwa shushine, kikaba ari kimwe mu bimera byiza cyane gikoreshwa mu buryo bwo kuvura zimwe mu ndwara zo mu nda. Icyo urimo kubona gutyo gikoreshwa mu buryo bwo guteka nk'imboga. Ahantu henshi uzagenda ucyasanga baragiteguye nk'ururabyo, ariko kugeza kuri uno munsi twe twamaze kubona ko kibamo umuti. Iyo ugikoresheje ufite ikibazo cyo mu gifu, ndakubwiza ukuri yuko kibasha kugufasha cyane. Wakibona nk'ubu ngubu twagisoromye gutya, ukaba wakibona ukakitesa iki kintu ni itabi, ariko mu by'ukuri ndumva kuri uno munsi wa none uvuye hano umenye ko atari itabi. Umaze kumenya yuko ari zimwe mu mboga dukoresha mu buryo
bwo kwivura cyangwa kuvura bagenzi bacu. Mbo icyo ntabwo gikunze kuboneka mu mashyamba yo mu Rwanda, nk'uko natangiye mbibabwira yuko ubushakashatsi dukora tugenda tujyana mu bihugu byo hanze. Icyo ngicyo ahantu henshi uzagisanga, ukunze kugisanga mu ngo z'abakire baragiteguye nk'indabyo, ariko twebwe twahisemo kugitegura nk'umuti. Ubundi nk'uko dukunze kubibabwira, ubundi ibyo kurya byacu byakagombye kutubera umuti, aho kugira ngo imiti aba ari itubera ibyo kurya. Mu buryo bwo kwirinda rero twebwe dukoresheje ibimera byacu, niyo mpamvu tubabwira yuko mu buryo bwo kwirinda ibyo kurya byacu ari byo bitubera imiti. Ni ukuvuga ibyo kurya ubashije gufata nibyo bigaragaza ubuzima ugomba kugira. Ni muri urwo rwego mbese nakubwiraga ko kiboneka mu rwego rw'ibiribwa, kikaboneka mu mboga, kandi kikaba kinarimo umuti. Aho hahandi mu buryo bwo kwirinda cya gifu, wakoresheje izi mboga neza nk'uko twabasha kubiguhuguramo, nta hantu wahurana bwa burwayi bw'igifu. Ubundi ibyo kurya byacu ari byo byakatubereye imiti, kuruta yuko imiti ariyo yakatubereye ibyo kurya. Nuvuga ngo iyo wabitangirije mbere ukimenyereza kurya neza. Abantu benshi tubasobanurira ku bijyanye no kurya neza, abenshi bakumva yuko ari uko umuntu yakariye amafiriti, abandi bakumva yuko yakariye amavuta menshi, abandi bakumva ko kurya neza ari ukurya ibintu biturutse mu nganda runaka. Ariko twebwe mu buvuzi bwacu duhugurira abantu kwimenyereza indyo yuzuye dukoresheje cyane nk'uru rugendo rwo kuri runo ruboga. Cyagize iyo uzafashe zino mboga urimo kuzirya, ushobora kuba urwaye ukaba wivuye, ushobora kuba kuzarwara igifu ukaba urikingiye. Nyuma ya shushini, igiti kiribwa kikanavura indwara nyinshi zirimo n'igifu, Nizeyimana Moses arajya no ku giti gikunda kuboneka cyitwa ikibonobono, ngo hari indwara nyinshi kivura. Mbo icyo giti urimo kureba ngaho bakita ikibonobono, aricyo kikingi kimureba aya mababi yacyo, ikindi kibabi cyacyo. Ikibonobono kivura. Mbo icyo kibonobono kibonekamo imiti myinshi itandukanye. Ikibonobono ushobora kukibonamo imiti ibasha kuvura indwara z'uruhu. Ikibonobono ubasha kukibonamo imiti ibasha kuvura ku ndwara z'ibijyanye n'igogora. Mbo ikibonobono ushobora kukikuramo amavuta avura. Icyo kibonobono ureba kivamo amavuta abasha kuvura. Uretse ko abantu benshi ntabwo bakunze kubimenya, ariko icyo nakubwira cyo ko kuri bumwe mu burwayi burimo hemorrhoid tubasha kubonamo umuti wabasha kuvura ubwo burwayi turutse ku kibonobono. Kiraboneka cyo hari waje kiboneka ku bwinshi mu Rwanda. Mbo ikibonobono kiraboneka hano mu Rwanda cyane, abenshi usanga baragiteye mu ntoki zabo bazi yuko kigomba kuvamo inzego zifata ibitoki kugira ngo bitagwa. Ariko twebwe tukaba tuzi yuko ubasha no kukibyazamo undi muti, nkuko natangiye mbibabwira. Turareba amababi, turareba indabyo, turareba imbuto, havura hejuru. Mbo aya mababi yacyo abasha kuvura nkuko mu buvuzi bwacu bimeze. N'ubundi tubasha gukora ubushakashatsi haba mu ndabyo, haba ku mababi, haba ku bishishwa by'igiti, haba ku mizi, ariko cyane ku kibonobono dukunze gukoresha amavuta yacyo aturutse muri izo mbuto urimo kureba. Nubwo zikiri ntoya, hari uburyo ki tuziteguramo hakavamo amavuta abasha kuvura zimwe mu ndwara. Nyuma y'ikibonobono, Moses arasobanura n'icyitwa cyimbazi, ngo ni igiti kivura indwara nyinshi zirimo na malaria. Ambo iki giti ni igiti kiza cyane kibasha kuvura indwara zitandukanye. Ahenshi usanga nababwiye ko mu turere twose ntabwo umuti baba bazi izina rimwe. Hari aho uzasanga bakita ikica amahirwe, hari aho uzasanga bakita cyimbazi. Mu by'ukuri iki giti ni igiti cyitwa cyimbazi. Ushobora kukibona aha ngaha twaragishyize aha ngaha ukabona twakoreye imirima yacu tukagisigamo. Ni ukubera ko tuzi akamaro kayo. Hari indwara nyinshi iyi cyimbazi ureba ibasha kuvura, kandi ni kimwe mu biti dusanga hano iwacu mu Rwanda. Ikindi kandi iki giti cyitwa cyimbazi kijya kibasha no gufasha kuri malaria. Ambo iki giti dukunze gukoresha amababi yacyo. Urimo urakibona ngubu nuko kikiri gitoya, ariko ndiyo cyamaze gukura kigira indabyo z'imihondo, kiba ari igiti kiza cyane. Nyuma ya cyimbazi, urwiri abantu birirwa babona ndetse barusanga no mu mirima bakavuga ko bagushije ishyano, uyu nawo ngo ni umuti. Mbo akatsi ureba na akatsi bita urwiri.
uyu ni umuti ukomeye cyane. Uru rwiri narwo rubasha kuboneka muri imwe mu miti umuntu yabasha gutegura. Urwiri ruravura cyane nko ku bantu bafite ikibazo cyo mu mpyiko cyangwa ku bantu bafite indwara z'imigongo. Uru rwiri ubasha kuruteguramo umuti, aho wasanga umuntu arufite mu rugo iwe akaba arwaye impyiko, we akaba afite amafaranga makeya, akaguha akazi ko kugira ngo uze urumurimburire aguhe n'amafaranga. Rwa rwiri wowe ukarumurimburira akaguha amafaranga, hanyuma wowe ukagenda ukaruteguramo umuti, ukagaruka ukavura wa muntu, akaba abashije kubona imbaraga, ka kazi yajya agatanga amafaranga akabasha no kukikorera. Abatabizi bazi yuko rwa rwiri bakuramo hasi barukoramo nk'icyarire cy'inka, ariko twebwe twamaze kumenya yuko rubasha ko rwabonekamo n'umuti. Igiti cyitwa imbatabata cyiganje mu bice by'amajyaruguru ngo ni umuti nawo uvura indwara zirimo n'amaso. Iki cyatsi cyitwa imbatabata kivura indwara zitandukanye cyane nko ku ndwara z'amaso. Ubu ngubu nkubwiye ibyiza byacyo byagutangaza. Kimwe mu miti twakoresheje tuvura umwe mu bantu ushobora kuba yaguha n'ubuhamya, yari yarivuje, yaragiye CHK, yaragiye mu bitaro bitandukanye, yaragize ikibazo cyo gukomereka imitsi ikorana n'amaso. Mu miti twamuvurishije harimo n'iki giti. Urumva ko imbatabata ni ikimera cyiza cyane. Iki giti kiraboneka cyane kubona ko twebwe twakiyegereje bitewe n'ibice by'igihugu cyacu, hari ahantu kitabasha kuboneka, ariko nk'iyo tugiye mu duce tumwe tw'igihugu cyacu nko mu majyaruguru, hari ahantu ugenda ukagisanga abenshi batazi n'akamaro kacyo, bakibona ku mirima yabo bakamera nk'abagushije cyane, ariko twe twahagera tukabona ko ari kimwe mu gisubizo cy'ibibazo bamwe bafite. Igikakarubamba nacyo ngo ni umuti ukomeye cyane, banakifashisha bakoramo amasabune n'amavuta biboneka muri iki kigo. Gusa ibikakarubamba byose ngo siko ari umuti, ngo bisaba gutoranya. Iki rero ngo kivura indwara nyinshi zirimo n'izibasira uruhu. Kimureba hano giteguye muri Novaze ni igikakarubamba. Iki gikakarubamba kivura indwara zitandukanye. Nyinshi mu miti dukora ibigizwe n'ubu bwoko bwa kino gikakarubamba. Hari amavuta y'ubwiza mujya mubona, hari isabune mujya mubona, ari amavuta agiye arimo kino gikakarubamba. Ariko icyitonderwa nababwira, hari igihe twavuga ko igikakarubamba cyaba kibonekamo imiti, abantu bakagenda bagafata igikakarubamba icyo ari cyo cyose bagashaka kwikorera imiti. Iki ni igikakarubamba twabashije gutoranya mu bikakarubamba binyuranye bifite amoko arenga 100, akaba aricyo twebwe twabashije gutegura kibasha kuvamo imwe mu miti yacu. Nkanga muri Edeni twebwe twabashije kugitegura. Nababwiye yuko tugenda dukora ingendo zitandukanye tujya mu bihugu byo hirya no hino, nko mu Buhinde ushobora gusanga iki kuko mu bushakashatsi twagiye dukora twagiye dusanga hari abantu benshi bagenda bava hano mu gihugu cyacu bakajya kwivuza mu bihugu byo hanze. Iyo ugira amahirwe yo kugera muri ibyo bihugu ukabasha kubona umuti nk'uyu nguyu, ntago wawusiga, ahubwo turawuzana tukashyira hano muri kino kigo cyacu, natwe tukabasha kujya tuwifashisha mu kuvura indwara zitandukanye. Tubwire kuri icyo kintu, abantu bashobora kuba imiti myinshi bavuzwa hanze ishobora kuba bayisize iwabo. Abantu benshi bashobora kuva aha ngaha akaba atuye nko muri uno murenge akajya mu Buhinde agiye kwivuza, ugasanga abantu bamwe ngo impyiko zaramurenze, akagenda akajya mu Buhinde, yajya agasanga umuti bagiye kumuha ni umwe mu miti dufite hano muri Edeni. Abantu benshi bagitegura nk'ururabyo. Urabona mu by'ukuri kirebye ubwiza bwacyo, kareba aya mabara ugenda ubonamo, hari abantu banezezwa no kuyareba gusa, ariko twebwe nko muri Edeni tunezezwa nuko imbere y'aya mabara muri kino gikakarubamba harimo umuti ubasha gufasha abanyarwanda. Nyuma yo gusobanurirwa ibimera babashije gushyira hamwe ngo bazajye babyifashisha mu gukoramo imiti itandukanye, Nizeyimana Moses arerekana imwe mu miti iva muri ibi bimera. Uburyo ifunzemo ni uburyo ubona ko buteye imbere. Nkuko nagiye mbereka mu murima wacu, tuvuga ku byiza by'igikakarubamba,
murabona yuko hanga nk'uyu muti ni umuti wongera ubudahangarwa bw'umubiri. Cyane ko nabwe akamaro k'igikakarubamba ko haba harimo no gusana umubiri wasenyutse. Uyu muti tubasha kuba umuntu wagiye agira ingaruka zo kurwara, ubudahangarwa bw'umubiri we bukabasha kugabanuka. Iyo afashe kuri uno muti abasha kugaruka, tubwire ko yabashije gukira. Uyu muti hari abantu benshi baba baragiye bahura n'indwara zitandukanye bigatuma bagira ibibazo by'amavitamine mu mibiri yabo. Hari abantu baba barazahajwe n'imiti myinshi baba baranyweye hanze aha ngaha, batazi ko dufite imiti y'umwimerere. Iyo baje bagafata kuri uno muti, ngira ngo murabona yuko hano harimo amavitamine atandukanye. Uyu muti ubasha kubonekamo vitamine A, vitamine C, vitamine B ya mbere, vitamine B ya kabiri, vitamine B ya gatandatu na vitamine B ya 16 na 12. Nuvuga ngo uyu muti uba wujuje ibyangombwa byose byabasha kongera kugarurira umubiri ubudahangarwa. Imwe nagiye mbabwira ntigenda idufasha mu bintu bijyanye n'igogora. Hari abantu bafite ikibazo cy'igifu nkuko naberetse muri ya miti yarimo hariya muri bira bimera byacu. Nababwiye yuko harimo ibyo dutunganyamo imiti ibasha gufasha abantu mu bijyanye n'igogora. Uyu muti nko ku muntu uje afite ikibazo cy'igifu cyangwa se kuri abantu bagira constipation, no kuvuga kwituma bigoranye, tubasha kumuha uyu muti ukabasha kumugirira akamaro. Ari naho nabasobanuriye yuko tuba dufite imiti itandukanye. Hari uyu nguyu utunganije ukaba ukozwe mu buryo ari amazi, tukagira n'indi miti nanone ikozwe mu buryo iba ari amafu. Urugero nko kuri uyu muti naberetse wongera ubudahangarwa, hari uyu nguyu noneho utunganije kuri uburyo kugira ngo urabona abantu benshi bashobora kubona ko badatese uyu muti wavuye mu Burayi, wavuye hehe? Ni imiti ikorerwa hano muri Edeni. Uyu nguyu noneho akarusho ni umuti wongera ubudahangarwa bw'umubiri ndetse n'imbaraga z'ubwonko. Ahangaha kuvuga ku mbaraga z'ubwonko, hari abantu baba bakora akazi kenshi ugasanga umuntu yiriwe kuri mashine, umuntu afite business zitandukanye, ukazagira ubwo ugira umunaniro mwinshi, ukumva ngo umuntu ngo yagize ikibazo cya stress, ukumva umuntu ngo yagize ibibazo bigiye bitandukanye. Iyo afashe kuri uyu muti wongera kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ubasha kumugirira akamaro cyane. Tukagira indi miti itandukanye nkuko nababwiye ko hari imiti ifasha ku ndwara z'abagore. Ngira ngo murabona nkuko iyi shusho ibibereka. Ibi hano kuri ino shusho irerekana ibijyanye n'imyanya y'imyororokere y'abadamu. Iyi miti rero kuri abantu b'abadamu usanga baragize ingaruka zo kugira ibibyimba mu nda, ugasanga bafite ikibazo muri nyababyeyi, babasha gufata uno muti ukabagirira akamaro. Kandi ari umuti ukozwe muri bino bimera byacu tubona hano mu Rwanda. Dufitemo n'indi miti igiye itandukanye. Hari ubwo nigeze kubabwira ku bijyanye n'imitsi. Uyu ni umuti tuba twaratunganije nawo ubasha gufasha abantu. Ngira ngo murebe kuri ino shusho murabonamo hano ibice bigize umubiri w'umuntu, harimo imitsi, harimo amagufwa nkuko byanditswe kuri uyu muti wacu. Ni umuti ufasha abantu bafite ikibazo cy'imitsi, abantu bafite ikibazo cy'amagufwa, abantu bafite ikibazo cy'umutima. Turakomeza n'ubundi mbereka no ku yindi miti yacu. Tugira undi muti nanone ahangaha ufasha ku bijyanye n'ubuhumekero. Hari abantu usanga bafite ikibazo cy'amasinizite, abantu bafite ikibazo cya asima, abantu bafite ikibazo cya bronchite. Abo ngabo nabo tubasha kubakira, tukabasha kubaha kuri ino miti yacu. Nababwiye ko dutegura imiti mu buryo butandukanye. Nanone mwigeze kumbaza tese ni uburyo bw'amafu cyangwa ari ubundi buryo. Uyu nguyu ukozwe mu buryo bw'amazi, ariko tugira undi muti wawo nanone ukozwe mu buryo bw'ifu. Urabona yuko iyi miti hashushanyijeho ibihaha, ariko ni imiti iteguye ku buryo bubiri butandukanye. Hari wa muti ukozwe mu mazi, hakaba n'uyu muti ukozwe muri ya mafu nababwiye tujya dutegura. Iyi ngiyi ibasha gufasha abantu ku ndwara zitandukanye z'ubuhumekero. Ndongera none mbabwira ku yindi miti nanone nababwiye ibasha gufasha abantu ku ndwara zifata mu nda, harimo nk'inzoka za amibe, harimo amatrichomonas. Bamwe bakunze no kuza batakavuga ko bafite ikibazo cy'amafumbi. Iyo bafashe kuri uyu muti rero twateguye nawo, abenshi bagaruka baduha ubuhamya. Uyu muti murabona ko uteguwe nawo mu buryo bw'amazi, ariko dufite undi nanone tuba twarateguye mu buryo bw'ifu. Uyu muti nawo urabona yuko ni imiti itandukanye.
ikorerwa hano muri kino kigo cyacu. Uyu muti nawo iyo uje tukabona neza ko ufite cya kibazo cya za nzoka zimwe zizahaza abantu cyane kuri amibe ariya Telecomonas, ni ukuvuga ngo uyu muti ubashe kuwukoresha nawo ubasha kukugirira akamaro, kandi abantu benshi twagiye tuyiha ubu ngo babasha gutanga ubuhamya. Dukomeje n'ubundi nk'uko nagiye mbabwira ngo muri iriya miti yacu harimo amoko agiye atandukanye. Aha ni nko kuntu muri kino gihe cya none abantu barya ibyo kurya birimo ibintu by'imvaruganda, ugasanga umuntu w'umugabo yarangiritse, yamara kwangirika bigakenera yuko mu mubiri we hakaba hari igihe hari ibintu aba yatakaje, nko ku bijyanye n'imyororokere. Ugasanga umuntu w'umugabo ntakibasha kuba afite intanga zikomeye, bamwe ugasanga barabura urubyaro bitewe na kwa kwangirika k'umubiri. Bityo rero tukabasha kubategurira umuti nawo. Ni umuti ngira muri uko wanditseho imbaraga zihoraho. Ni uyu muti ubasha kongera kuringaniza ya misemburo. Imisemburo y'umuntu ibasha kwangirika bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari kwa kuntu twavuze kuba uri mu kazi kenshi ukagira stress, bikagera ubwo commande ituruka mu bwonko ibasha gukoresha za ngingo z'umuntu itakibasha gukora neza. Iyo yaje tukamuha uyu muti akongera agasubira na za mbaraga ze. Nandi mabwira ko hari indi miti igiye itandukanye. Muri kwa kugenda abantu bivuza hirya no hino, hari imiti myinshi bagenda bafata irimo amaproduits chimiques ikabasha kubangiza mu mibiri yabo. Bikaba ngombwa yuko wa muntu igihe tugiye kumuvura tubasha kumuha umuti ubanza gusohoramo ya myanda yabonetse mu mubiri. Hari imyanda myinshi igenda ituruka mu byo turya. Hanze ahangaha abantu benshi bibwira yuko bari mu kurya neza, ugasanga bararya ibintu bishobora kubabera uburozi mu mubiri. Ahubwo tubasha kuba nk'uyu muti, ni umuti usohora imyanda mu mubiri. Naho utegurirwamo hano muri Eden. Ntabwo ari uyu nguyu gusa, dufite undi muti nanone. Hano dufite umuti witwa ivura ivanze. Uyu nawo ni umuti tubasha gutegura. Hari abantu usanga baragiye bahura n'ibibazo bitandukanye hanze ahangaha. Tuvuga ku ndwara zituruka ku buzima tubayeho, hari indwara zituruka ku byo twariye, hari indwara zituruka mu myuka duhumeka. Hari abantu usanga mwaza ugasanga umuntu yararozwe, ugasanga bya bintu byaragiye bitura mu mubiri we, ariko nawe tumuhaye kuri uno muti wacu. Uyu ni umuti ukoranyirijemo imiti myinshi kandi ifite imbaraga, bibasha kugira ikintu bimumarira. Mu bushakashatsi tugira tubona yuko indabyo zivura, nko muri iriya miti yacu. Ntabwo hari imiti dukoresheje indabyo, hari imiti dukoresheje amababi, hari imiti dukoresheje ibishishwa by'ibyo biti, hakaba imiti dukoresheje imizi yabyo. Ariko noneho ahangaha turahabona hano ubuki bw'umwimerere nabwo bwo muri Eden. Impamvu ubuki rero tububara mu bimera nabyo nuko ziriya nzuki ziba zagiye zitara mu ndabyo zitandukanye. Ubuki rero natwe tubasha kubutunganya neza, atari kwa kundi abantu batubura ngo nujya kugura ubuki usange burimo isukari, nujya kugura ubuki usange burimo imineke. Ibyo ni ibintu rero tubasha kuba twabasha gutegura, tukaba tuzi yuko umuntu duhaye ubuki bubasha kumugirira umumaro.